ry'amafaranga warahamutse kuko afite amanuza mu mukebe. Ni nayo mpamvu bagiye kurwara indwara bakananirwa kubirya. Umuntu wimikishwa amavuta mu ihembe niyishyira hejuru, ntiyemera, ntasuzugura, ntajya mu byaha kuko umwuka w'Imana mu muriho. Zaburi ya mbere. Yesu nashimwe cyane inshuti z'umusaraba, turabashuje nanone tubifuriza amahoro y'Imana nkuko bisanzwe. Amahoro ava ku Mana atwarire mu mitima yanyu. Utameze neza ndakwifuriza amahoro y'Imana. Urwaye aho urwaye, amahoro y'Imana azagote icyo gisasiro uriho mu izina rya Yesu. Jambo ry'Imana riravuga ngo ahari kurira umuntu yarera nyinjoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndifuza ko ejo buzacya wishimye nk'abandi, unezerwe. Bitameze neza bimere neza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Twongeye kugira amahirwe yo kwakira umukozi w'Imana nkuru nziza Yesu nashimwe. Yesu nahimbaze cyane. Amakuru y'iminsi turashima Imana. Muramuzi n'abatamuzi wenda naza kubibwira. Umukozi w'Imana, umuhanuzi, umuvuga butumwa. Uyu munsi hari ijambo Imana ashyize ku mutima we. Munyemerere ntimujye kure, ntimudusige hano muri iki kiganiro twenyine. Tubashe kubana twumve icyo Imana idushakaho. Abantu bari ku yindi migabane atari muri Afurika, wenda ni mu gitondo bitewe n'iki fungura iki kiganiro, ni nyinjoro se. Imana y'amahoro ibagirire neza kandi turabakunda. Abadukurikira bari muri Amerika turabakunda. Mujye mukora share, musangize ibiganiro tuba twabateguriye bagenzi bacu babashe kumenya ibyo Imana idushakaho. Nkuru nziza tuguhaye ikaze. Yego murakoze cyane. Kubanya ari ubwa mbere. Nkuru nziza n'umusore n'umusaza. Nkuru nziza n'umugabo. Afite abana babiri. Gatatu yagiye mu ijuru, nashingiye mu ijuru. Umuntu ukuze. Sanya kandi gashya. Washingiye mu ijuru. Nashingiye mu ijuru. Bagukwereza ingazi. Na n'ubu baracya kuko Petero yavuze ngo tukiri mu isi tuzakwibishira ijana. Ndacyari mu nyungu z'ibyo yavuze. Ubwo abandi bapfusha cyangwa bashingira bikarangira, wowe uracya genda cyari mu nyungu nyinshi. Umuntu mwegeza aryama. Nose washingiye umukobwa umaze ungana iki? Nashingiye umuhungu. Barakwereye. Barankwereye kuko turi abakobwa. Imbere ya Kristo twese turi abakobwa. Nta muhungu we nta n'umukobwa. Twese turi abakobwa ba Kristo. Mu buryo bw'umubiri Paul ihangana. Ariko ngo abanyamwuka bo ni haleluya. Ni haleluya. Yesu ambwira akantu gakomeye. Yego. Yahoraga arira, nanjye nabajwe n'umwana wanjye. Cyambere ko twasaga nanamukunda cyane. Noneho umuntu ngo aryamye nijoro, ngabo nina arapfusha akajya ahora arira. Rimwe ageze ajya mwerekwa, Imana imwereka aho umwana we ari. Asa umwana hano aririshimye, afite turabyo, arimo arakina. Noneho arangira aza ngo papa, nguzambabariye ntuzongere kundirira. Kuko ahundi ni heza. Ngwirize nanjye ndababara. Noneho iwo mwana isi yakoze ikosa. Umwana arigunga. Yakora ibyiza, wa mwana akagira gute? Agaseka. Mfite umugisha uko aho nashingiye hari umuntu urimo kunsengera. Kandi bamugani kuba umukozi w'Imana, Imana ikemera gutwara umugeni wayo. Ubwo nyine nibyo rwose bazakiriye. Hanyuma uyu munsi hari ijambo Imana ishyize ku mutima wawe. Reka mbere yuko dukomeza ikiganiro tubanze dusenge, dusaba Imana umwuka wera abe mu ruhande rwacu. Yego. Data mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, tugarutse imbere yawe turagushimye. Uri umukozi w'umuhanga ufite ukuntu bigenza bikenda. Hari ukuntu wabigenje udutegurira umwanya mwiza kugira ngo tujye tubasha kugira neza kuvuga gukomera kwawe. Warakoze papa, turagushimiye. Nyemera rero mu izina rya Yesu tukurarike uzube hagati yacu muri twebwe. Umwuka wera mwinshi abe mu ruhande rwacu. Imbaraga z'umwijima zose n'ibitavuga Imana byose bikurwa na Yesu Kristo. Kandi iki kiganiro umuntu wese uzagikurikira kizamubere cyubaka ubugingo mu izina rya Yesu. Dusengeye uzagikurikira kugira ngo umuhe umugisha, uduhane umugisha hamwe n'abera bose
kubw'ubuntu n'imbabazi zawe kandi mwami Imana nsengeye umukozi wawe ugiye kuvuga ntaba ari we ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru akubere mikoro wowe umuranguriremo mu izina rya Yesu ntavuge ibivuye ku mutima we ahubwo avuge ibivuye mu bushake bwawe icyubahiro n'ikibi cyawe turagushimye ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu amen amen karibu umukozi w'Imana yego murakoze cyane mfite ubutumwa umunsi ndabaha ubutumwa yego n'ubuhanuzi nzanye kubazadukurikira ubutumwa se ntabwo ndi buvugiremo nta comment oya ntacyo ubutumwa ndabuteye ni ubutumwa ariko bukubiye mu ijambo ry'Imana kujyamo ntacyo biri bugutwara ni ubutumwa bw'abantu tugiye kubaha ni ijambo ry'Imana ariko rikubiyemo ririmo ubutumwa buzadukurikirana zumva ari ubutumwa ntacyo bitwaye mbere yo kubuvuga reka kuko twiga Bibiliya baratubwiye ngo mbere kugira icyo uvuga ibanza utange message ibyo ugiye kuvuga reka dusome Samuel wa mbere ibice 10 wa mbere kugira ngo bibashe Samuel yego Samuel wa mbere ajya biba ni ukunda cyane Samuel wa mbere bice bingahe ibice 10 umurongo wa mbere Samuel wa mbere somo umurongo wa mbere wonyine titire y'amagambo niyo mpamvu nkunda Bibiliya buri gihe tutitire ugisoma titire ukitumva ibyo ugiye gusoma titire y'amagambo iravuga Sawuli yimikishwa amavuta umwami w'Abisirayeli yego umurongo wa mbere nuko Samuel yenda imerezo y'amavuta ayasuka ku mutwe aramusoma aravuga ati arangisha aramubwira ati mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka akwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye Imana iguha umugisha message ya mbere kamaze ntangiyo message ya mbere ngiye gutanga buri yaba mu kigo cy'uburezi yaba mu buryo bw'ubuyobozi yaba bwari bwo bwose yaba bwa gisirikare cya polisi n'ibindi inzego zarizo zose Bibiliya tubwiye ngo Sawuli agira gute yimikishwa amavuta nuko Samuel yenda imerezo twumva iyo merezo hari abantu benshi bimitswe baragenda bayobora abandi yaba mu banke yaba mbega ahantu nyine hari abantu b'abayobozi Imana nyeretse izina birimo kuzikonkobora abantu ibahirika inyereka abantu bafite ibikomere by'ababayobora kuko ko bimikishijwe amavuta aguye inuze mu merezo nako mu bimikishijwe amavuta avuye mu merezo aka kanduye umuntu kukicyari cyo Imana inyereka byarageze mu ijuru iranyereka ngo wowe ubabaye tugira ikibazo cy'uko aba bantu abo tubihanira batanabibona niko gahinda tugira ariko Imana ishimwe ko wenda hari umuntu umwe cyangwa babiri message zageraho akabasha kubibona yaba uri hanze yaba uri mu Rwanda yaba uri hehe ntabwo Imana igeze inyereka igihugu yaranyeretse irambira ngo mbwirira abantu bihangane kubera ko bafite ibikomere by'ababayobora kubera ko batigeze mimikishwa bimikwa nk'uko bikwiye bimikishwa basigwa amavuta yo mu merezo aya mavuta yo mu merezo Imana inyereka ko ugiye kuyatesha agaciro igiye no kuyarangiza Bibiliya ivuga iki hano iravuga ngo nuko Samuel yenda imerezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe hepfo aravuga ngo nuko ngabo umutware wa gakondo ya gakondo haba barimo kuyobora mu kigo muri projet mu kigo runaka abagakondo yaho ngaho yimikishwa aho ngaho abo umuyobozi ayobora abadirecteur abiki icyari cyo yambara iki yagira gute ubwo ndavuga inzego zose zitwumva arangije ariko kubera ko uyu muntu yagize arangije yanga kwibuka ko Imana ari imuhaye uyu mwanya nyamara uyu mwanya imuhaye hari abandi bantu bagombaga kuwubona ariko uyu mwanya niba ugize gute niwubonye hari abantu Imana yazamuye barangije afite abakoresha mu rugo agira amamodoka agira ati arimo aramukandamiriza mu rugo kubera ko afite amavuta yo
yo mu imerezo. Ndagira ngo mbwire uyu muntu abantu badukurikirana bihangane, umuntu wese gumicisha amavuta yo mu merezo agomba kukubabaza, agomba kugukanda, kubera ko hagajya abasha kubiha agaciro, ngo agaciro wasanga. Sinzi ni message y'umvikana. Bivuga ngo hari abantu mbwira ngo bihangane, aho uri ukora hose, aho ucuruza ibyo ukora byose, ukorera yaba alimentation akaba gukanda, nuko yimicisha amavuta yo mu mperezo, nuko yagize ibi bintu atabikwiye. Hari abantu bafite ibintu ariko batabikwiye. Imana igiye gukonkobora, igiye gutesha agaciro, igiye kumanura. Iyo ukomeje gusoma usanga muri Samuel wa mbere mu bice 2 usanga ngo ari hejuru. Samuel wa mbere bice 2 wari hejuru, ubari hasi. Hatubwiye ngo iki? Ngo ibyishimo bya Hana umurongo wa mbere. Maze Hana araseka ati, arasenga ati, umutima wanjye wishimiye Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru. urumva ko ntagara amavuta yo mu mperezo. Ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka. Hari abantu bimikishijwe bashyirwa mu mperezo, ariko aravuga ngo ihembe ryanjye rishyirwe hejuru. Hari uwimikishijwe amavuta yo mu mperezo, hari uwimikishijwe amavuta yo mu uyu wo mu mperezo ni benshi baragwiriye, baranakomeye, bafite imodoka, baranakomeye, barakoresha abandi barakanga, ariko umuntu wimikisha amavuta yo mu ihembe abaza agaciro aho byaturutse, abaza umwimerere w'ibyo afite, ntashobora kugukandamiza. Ababizi neza ko Imana yabiguhaye ishaka kumwaka nawe kabimuha. Arangije avuga ngo kirere ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka. Akanwa kanjye kagukiye kubanzi, akanwa kanjye kagukiye abanzi banjye. Bivuge ngo wa muntu noneho wa wundi asuzugurwa, uyu muntu ubwo ihembe no mu mperezo, akanwa kanjye kagukiye abantu bose baha amavuta yo mu mperezo. Akanwa kanjye kagukiye abanzi banjye, yego, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Kuko nejejwe n'agakiza, kutwitse ibikomere by'uko bankandamizaga, aho nakoraga ibyo nagira gute bansuzugura, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Yego. Umurongo wa 2. Nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana itari wowe, kuko nta yindi mana, abandi bafite izindi mana, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu, kandi nta gitare cyo cy'Kristo kimeze nk'Imana yacu. Yego. Umurongo wa 3. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone. Umva wewe wimikishwa amavuta mu mperezo, ntuzongere kunsuzugura uvuga ngo kora kino ngo njye nanakwiruka. Ayiwe data we, stay for this time. Ndagiye ngubwire ngo humura, wabukora muri bag urimo gukandamirizwamo. Yarame ngo ntuzongere kuvuga iby'ubwibone, uvuga ngo urankoresha ugira gute. Uwo mu mperezo, igihe cyabo mu mperezo kirarangiye. Ntuzongere kuvuga iby'ubugoryi umeze gutyo. Komeza. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije gutyo. Ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga. Kuko Uwiteka ari Imana izi byose. Kuko Uwiteka yarebaga akababaro kawe, Imana izi byose, akareba agahinda kawe, akareba uburyo bagusuzugura, ukareba uburyo bagusuzugura mu kazi, uburyo kuko Imana aribona byose, ariyo yirebera. Komeza. Yabonaga agahinda. Umurongo wa 4. Imiheto y'intwari iravunitse. Wawe wari wicaye ku ntebe, ageze gutya intebe iravunitse, aramanutse. Kandi abasitaye bakenyerana imbaraga. Kandi babandi bahoraga bagendeshereza hasi, ubu barahagurutse baremye. Abari abakungu, abari abayobozi, abari abitangaza, bari hejuru. C'est quoi des stations Samuel? Abari hejuru, abari bafite ibyubahiro, abari bakomeye, ubu baracishura. Kandi abari abashonje, baradamaraye. Abari bashonje n'ukuri kw'Imana baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye karindwi. Imana iguha umugisha. Saho nashaka kwigisha ko najya nako bakumve. Kandi uwabyaye benshi aracibwe. Ababyumva bazabyumve, tuzanya tuyabaga. Samuel wa mbere ibice 16 urasoma no 14 gusa kuko tuyihuta. 13 na 2 na 13 na 14 twagiye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Samuel wa mbere ibice 16 umurongo wa 12. Yego. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu, aramutwara amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe, ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho.
tarastiko yamo umusucyaho amavuta niwe uwo niwo ayiwe ndabyumvise niwo Samweli niwo nawe nakabonye iminsi yose yicaraga ku ntebe yari akomeye yari afite icyubahiro ariko nene arabona uwo nguwo hino Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta yego ayamusukiraho imbere y'abakuru be ayamusukira imbere y'abakora nayo babandi bose bamusuzugura agomba ko atazabona akazi narazatera imbere ati wowe uzahora hasi arangije bayamusukira imbere yicara ku ntebe imbere y'abakuru be yabo directeur imbere y'abakuru be abo umuntu kushumba imbere y'abakuru be ayobora kampanye runaka yambara icyubahiro ku ntugu imbere y'abakuru be hadasa sanoma ya dra arangije aho ngaho akimara kumusuka amavuta ayamusukira imbere y'abakuru be bigenda bito uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi umwuka w'Imana nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama ariko ibyo bintu urabyumvise tuvuge ngo amen arangije Bibiliya yatubwiye ngo iki yatubwiye ngo Sawuli yimikishijwe amavuta yo mu mukebe arangije Sawuli ahita agenda yicara ku ntebe ya Dawidi hari Dawidi wibereye hano ahita yicara ku ntebe Dawidi yarataravuka icyo gihe yarahari ba Dawidi bari barahari Dawidi yarahari ariko Imana hari igihe Dawidi burya yarakira umwana ubundi hari umuntu kwicara ku ntebe kugira ngo intebe uzayicare umaze gukora abagushyuhiriza intebe noneho ikibazo ugatangira no kumurwanya nawe wamufashe neza ngo niba Yonatani akunze ukuntu yavuze ngo Dawidi kandi buriya urebe kuntu abantu bafite ishyari aravuga ngo ndabizi ko data ari ikigwari ndabizi ko ubundi Sawuli yagombaga guha Yonatani intebe ariko aravuga ati ndabizi ko intebe data azayivaho ariko Dawidi uranyemerera niwicara ku ntebe nzakwicara uruhande aravuga ati ni ukuri uzanyicara uruhande umva umuntu w'umunyabwenge uyu nawe yakamenye ko ari Sawuli hari Dawidi ariko arakomeza kuzamuka ariko Dawidi ngo arangije ngo asuka ihembe ry'amavuta ngo abwira ngo Samweli Imana Uwiteka abwira Samweli amwe ngo uzuza ihembe amavuta utume kwa Isaya nabonye y'umuntu nabonye umuntu uzicara muri Rwanda rimwe akabasha gukemura by'abaturage nabonye umuntu uzicara muri birakabana oya nabonye umuntu hari ugomba guhirika hari ibyo ngomba guhirika nabonye umuntu uzavuganira abantu nabonye umuntu uzagaburira abantu nabonye umuntu uzitaha abantu nabonye umuntu ngiye guha etaje akayiha agaciro n'abandi akabamenya nabonye umuntu hari umuntu ugiye amafaranga warahamutse kuko afite amanuza mu mukebe ni nayo mpamvu bagiye kurwara indwara bakananirwa kubirya umuntu wimikishwa amavuta mu ihembe ntiyishyira hejuru ntiyemera ntasuzugura ntajya mu byaha kuko umwuka w'Imana muriho iyo amaze gusibamo ntago Sawuli nta hantu bibiri sobanura ko ngo umwuka w'Imana ngo akajya muza nta hantu bitwereka ahubwo umwuka mubi Bibiliya ibivuga murongo wa 14 ngo icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yavuye kuri Sawuli yamuvuyeho kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka yajyaga amuhagarika umutima bujyaga muza umwuka mubi imyuka mibi nukuvuga Imana igiyoreza n'imyuka mibi yamuhaga umwuka mibi rega byose birayumvira ni nayo mpamvu bari ab'imikebe igiye imyuka mibi bagatangira kuvuga nabi bakabibirura yakora ngo ndakuruta ndakwiyemeraho ndakuruta nanagutegeka n'ibyo gutegeka yakazaruswa zabitsina bakora ibiki byose bakinyuma bakora ibyaha bajya mu maboti bajya mu hoteli bajya ahantu bakinyuma y'abagabo kubera imirengo abantu bafite Imana igiye kuyihananura ariko Bibiliya itubwiye iki iratubwira ngo Dawidi ngo arangije ngo Samweli aramureba ngamujyana mu nzu ngo arangije ngo yari umusore mwiza umusore w'inzobe w'uburanga ngo arangije ngo afata ihembe amusukira amavuta ndajya nkubwira umuntu wese udukurikirana ndakubwiye aka kanya ubimenye intebe wicayeho harabayibanjeho aho muri banki harabahabanje komeza umunyamwaga komeza ubasuzugure kuko uri amavuta yo mu mukebe hari uwimikijwe amavuta yo mu ihembe agiye kukuyobora kandi noneho azakuyobora hari n'igihe azayobora abandi we waranagiye muri banki agezeyo kandi Imana message hari abantu Imana igiye gufungura hari abantu barangije amashuri muri gereza bajya badukurikirana barangije ishuri ryabo nabo bagiye Imana arimo kwigisha yahaga ishuri rirangiye bagiye gufungurwa
hari abantu benshi bagiye gufungurwa, hari abantu benshi Imana igiye kongera kubakira ingo, hari abantu benshi Imana igiye guha akazi, hari ba Sawuli bagiye kuvaho, ba Dawidi nabo bagiye kwimikwa, ba Dawidi bagiye kujya mu mirimo. Dusoza rero message nagwa nshuti yanjye, ndagira ngo umenye aka kanya uvuge ati se mfite amavuta mu ihembe cyangwa mfite mu mukebe. Uyu muntu kubera ko kizakubira ko ufite amavuta mu mukebe, kwirata kwawe, kwiyemera kwawe, ibyaha ukora, uburyo witwara bikwereka ko ufite amavuta mu mukebe. Ariko aka kanya wahindura ukavuga ati Mana ndagira ngo nyacye amavuta mu mukebe, amavuta yo mu ihembe. Dukeneye amavuta yo mu ihembe. Kuva uwo munsi umwuka w'Imana akamo ahubwo akajya kusengera Sawuli kugira ngo imyuka mibi ihunge. Ariko Imana ikemera kujya abona intebe ye, akavuga ati intebe ni yawe sha. Samuel nako Sawuli yamara kubibona akavuga ngo ndabizi ko David azanyobora, agashaka kumwica. Wowe wakwica umuntu Imana yasize. Hari abantu bajya gucisha ibintu, hari abantu bajya kuzana ibihembe, hari abantu bajya umuntu Imana yasize amavuta mu ihembe. Nushaka umuroge, nushaka umutongere, iki Imana yamuvuze. Bibiliya ivuga ngo irinde ijambo ryayo ikarinda n'uwo yavuze. Umuntu yasize amavuta mu ihembe, uwo mu mukebe wamwica, wamusaza, wamushyiraho ushaka, kuko n'ubundi Imana ntimuzi. Ariko kuko Imana yaramuciye yaramutaye. Ariko umuntu w'amavuta mu ihembe, nushaka umusuzugure, nushaka kubona nta gaciro afite, nashaka aba yambaye busa, nashaka abasuzuguritse, ariko Imana igiye kumuha agaciro. Imana yaramwe ngo iminsi turimo kwinjira 2024 ni y'abantu bafite amavuta yo mu ihembe. 2025 ni y'abantu bafite amavuta yo mu ihembe. Iminsi yose igiye kuza igiye kumanura abo mu mikebe, imanura abo mu ihembe. Imana yaba ari mu nzara, Imana abo mu ihembe igiye kubatunga, yaba mu gusonza abo mu ihembe igiye kubazamura. Imana igiye gutanga agaciro. Hari abantu bagiye kunanurwa n'indwara zidasobanutse kugira ngo mu ihembe bajyeho. Hari ibintu by'ibyorezo bigiye guhataka abantu, hari ibintu byinshi bigiye guhataka, ariko umuntu ufite amavuta mu ihembe, umwuka w'Imana uko muriho niko azajya agenda yirukana ibyo bintu. Ndagira ngo twire wowe dukurikira, tekereza niba ufite amavuta mu ihembe cyangwa ufite mu mukebe. Murakoze cyane. Tusoza tuvuga ngo ubugero ugenda usenge usubire ku isoko, ubaze Imana ko umwuka w'Imana ugifite. Umwuka w'Imana aracyakuriho cyangwa imyuka niyo ikuriho? Tandukanye imyuka, kikwereka ko ufite imyuka nuko mukorana urimo kumurebera hasi, ukabona nta gaciro afite, ukabona nta jambo. Nuko urimo gusuzugura, ugasuzugura umugore wishakiye, watangiye kubona ko yashaje, watangiye kubona ko nta gaciro afite. Ariko reka nkubwire, iyo umuntu afite amavuta, umwuka w'Imana, amavuta muriho, aho afite umwuka w'Imana, aho urabona ibintu byose ari bishya. Ariko ikizakubwira ko imyuka yakwatatse, ibintu byose watangiye kubona ko bishaje, watangiye kujya agasuzuma, watangiye kwiyemera, watangiye guca inyuma y'umugabo, watangiye gusambana kuko imyuka yakwatatse, watangiye kubeshya, watangiye kwaka ruswa z'igitsina, watangiye kumutinganya, watangiye kumunyabyaha, watangiye kwiyanduza. Iyo myuka Yesu agiye kuza, namara kuguca n'imbwa zizakurya. Murakoze cyane. Namara kumuca umwuka w'Imana namara kumuvaho imyuka igatangira kumwataka. Ibyubahiro yari afite byari byose, naba yarazwe n'umuntu ukomeye muri kigo, n'abandi mukomeye bose bazamuvaho, ku buryo aza imbwa. Umuntu utafite n'ijambo, udafite n'agaciro, niwe uzajya umusuzugura. Ba undi utarajya unamubona niwe uzajya umusuzugura. Agiye kujya hasi ku buryo buri wese n'amayibo izajya mukata. Ubutumwa nta comment ndi gushyiraho. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye abantu mwabanye natwe. Hari umuntu wakwifuza ko musengana, hari umuntu wakwifuza ko musengana, kumuhe adresse, yego, hanyuma udusengere dusoze. Nomero zanjye za telefone 0782 54 38 73. Washaka ati ugahinduramo 8 ukabukoramo ukabigira kabiri, nabyo birasa. Kadusenye Imana. Uwiteka Imana turaguhamagaye, uri Imana y'ibifite imibiri byose, uri Imana tutegeye twese dufite amatsiko yo kuzahindurwa, kandi ngo kuzasa niko natwe tuzasa. Turabizi ko tuzaba mu bwiza, turabizi ko tuzaba mu isishya, turabizi ko tuzaba mu ijuru, turabizi ko tuzabana nawe, tuzimana nawe Kristo, tuzabana nawe iteka n'iteka. Dusengeye umuntu wese ushaka kuzajya kuba mu ijuru, ushaka kubana nawe. Dusengeye umuntu wese utashaka kuzajya kuba mu muriro w'iteka, ushaka kuzaba mu bugingo buhoraho. Ngo kandi ijambo ryaratuwe ngo n'ubugingo waduhaye ngo n'ubugingo bwinshi, watwemereye ubugingo bwinshi. Rero ubugingo watwemereye, reka buri wese yiteho ku iherezo rye.
uwabeshyaga areke mubeshyi, uwasamanaga areke gusambana, wajyaga amapfumu areke kujya amapfumu, waraguzaga areke kuraguza, uwabeshyaga areke kubeshya, wiyemeraga n'uwishyiraga hejuru areke kwishyira hejuru. Abantu bahinduke, abantu bakizwe, abantu bakira ijambo ry'Imana, abantu ijambo ry'Imana bagenda bumva hano kuri Zaburi ya mbere rigenda ribahindura, rigenda ribagura. Kandi umuntu wese uzadukurikirana akabasha guhinduka no guca bugufi, Mana nawe ntuzatinde, uzahita umuzuza umwuka wera, uzahita umuhindura, uzahita umuha agakiza. Reka rero wifatire mu manywa akanyanga, wifatire mu basambanyi, wifatire mu nk'ibimogi, wifatire mu bakora ibyaha bigiye bitandukanye, kugira ngo bahinduke bakizwe. Urakoze kuko imitima myinshi igiye kumva ijambo ryawe igahinduka, kandi tukazakira. Kandi iki kiganiro kizarebwe n'abantu benshi, gitume benshi bahinduka bakizwa. Urakoze kubikoze n'ukuri, no ubutumwa bazabwakira kandi bakabwizera. Natwe tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha abo twabanye ari ubwa mbere. Ndabasaba mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana nawe dusanzwe tubana. Wakora share nimba iki kiganiro cyakubereye cy'umugisha, kugira ngo ubashe kugisangiza inshuti zacu, inshuti zawe, kuri groupe, kuri WhatsApp, kuri Facebook n'ahandi. Dufatanye kwagura ubwami bw'Imana. Turabakunda. Ciao ciao. Zaburi ya mbere.